Listen, darling, get used to men before they break your heart into pieces. Just follow me today, yo. Follow me today. Babarira ntega amatwi iki gitondo. Listen, miyamahoro. Iga abantu bamenye umenye uko bateye mbere yuko bashenjagura umutima wawe mu duce nka miliyoni. Uti Claudette, I'm already broken. Bamaze kushenjagura already. I'm so sorry. Inama y'umunsi team, abafana banjye, inshuti zanjye, my dear sisters and brothers, get used to men before they break your heart. I'm not just talking about romantic relationships. I'm talking seriously here. Ni ngombwa kumenya abantu uko bateye. Uzahura n'abagambanyi, backstabbing people bakuvuga neza muri kumwe, ariko waba udahari bakaba bana kubambisha. Habe ku ishuri, habe ku kazi, yewe no mu rusengero. Abantu nk'aba ngaba buzuye ububi, ishyari, urwango no gushaka gusubiza abandi hasi. Abantu nk'aba ngaba bari everywhere. Ntaho utazabasanga kuri iyi si munsi y'ijuru. I'm telling you. Iga kunezerwa mu Mana, iga kuba umunyamahoro. Reka dusome imigani 17:22. Umutima unezerewe ni umutima mwiza, ariko umutima ubabaye umutera konda. Bible y'Icyongereza bivuga neza cyane ngo a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. Umutima unezerewe ni nk'umuti, ariko umutima ubabaye wumisha amagufa, wangiza ubuzima bwa nyirawo. Be joyful, honey. Dore umuti n'uyunguyu dusanga mu Befeso 4:31. Gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose ribavemo. 32 hakavuga ngo mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo. Get rid of bitterness in your heart. Reka nguhe just 2 keys zizagufasha guhorana umunezero. Number 1, always interpret things from God's sovereign plan. Gerageza utangire kujya usobanura ibintu bikubaho mu buzima nk'umugambi w'Imana, nk'ubushake bw'Imana. Icyakubaho cyose gerageza ubihuze no gushaka kw'Imana mu buzima bwawe. Bible ivuga ngo byose bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Habe disappointments, loss, betrayal, backstabbing, jealous, misfortune, buri kimwe cyose kitari cyiza kikubayeho, nk'ubwije ukuri ko hari ikindi cyiza kizana nacyo. In the life we lose some, we gain some. Tubura bimwe ngo tubone ibindi, niko ubuzima bwubatse. Nkubwije ukuri ko nta bunini bw'igihombo wagira mu buzima Imana itabasha guhinduramo umunezero. Believe me when I say this. Byose bihira bakunda Imana. Icyakubaho cyose, cyane cyane kibi, nusanga mu mutima wawe ugikunda Imana kandi ukigendera mu bushake bwayo, find rest, honey. Find rest. I know it's hard, biragoye sometimes, ariko ni wumva ko hejuru hari Imana izi byose, izi ibyo wibwira mu mutima wawe n'ibyo wifuza na mbere yuko ubumbura kanwa, bizaguha amahoro. Claudette ngize 30 narabona umugabo. God knows already. Imana izi imyaka yawe inshuti yanjye, uretse n'imyaka nta nagasatsi kakuva ku mutwe itakamenye. So utekereza ko imyaka yawe itayibuka, izi imyaka yawe itariki, umunsi, amasegonda, igihe cyose wavukiye Imana irakizi. And some of you hari abatazi itariki yanyayo mwavukiyeho. God knows. Joseph bene se bamaze kumugirira nabi, yarabababariye, arababwira ati mwe mwashakaga kungirira nabi ariko Imana yashakaga kubizanisha ibyiza. There are few people who have mastered the secret of joy, believe me. Nta kintu cyoroshye ubuzima muri iyi si nk'umutima unezerewe. Niba ureba ukabona iterambere mu buzima bwawe umunsi ku munsi, umwaka ku wundi, ubona uva ku ntera imwe ujya ku yindi, ndakumenyesha ko udashobora kugera kuri ibyo byose nta banzi, nta banyeshyari, nta bagambanyi, nta bashaka kugusubiza hasi bahari. In fact, niba nta banzi ufite cyangwa se nta abantu basuzugura bapinga ibyo ukora byibuze bake, nawe nuko nta kintu kigaragara ukora, nawe nuko ibyo ukora atari ibyadanje. Kuko ikintu cyiza cyose mu buzima ntikibura abashaka kukirwanya. Rimwe hari umuntu wigeze kumbaza ngo ariko Claudette, ubu koko muri iki gihugu hari umuntu udakunda inama y'umunsi? What can I tell you? Of course barahari. Listen baby, you can laugh through storms. Aya magambo ameze atya uti shahuse nta kigenda. Urebye ni buhoro buhoro. Shanda cyategereje. Njyewe ngihumeka umutima wanjye ntushobora kuzigera umubabarira. Baby, aya ntabwo ari amagambo wakabaye ugikoresha muri iyi 2024. You need to pass that and grow up, honey. Never wait for men to change to be happy. Nutegereza ko umuntu runaka agomba kubanza guhinduka kugira ngo bashe kwishima, ushobora gutegereza forever, kuko guhinduka kw'ikiremwa muntu wowe nta control ugufiteho. Witegereza ko runaka agomba kubanza gukizwa, agomba kubanza kureka iki cyangwa kiriya. Ibyishimo byawe biri muri wowe already.
Claudette wakwishima ute n'abana bameze gutya bafite imyitwarire imeze itya nkubwije ukuri ko nta wundi mubyeyi wari bubashe kubihanganira no kubakunda regardless y'iyo myitwarire mibi idahwitse yabo nkawe. Be happy ko byibuze Imana yakubonyemo iyo stamina yakubonye ikakugirira icyo cyizere. Can I be vulnerable today with you guys? Can we keep it real? Okay, so I mean hari nk'igende uyu mutwaro w'inama y'umunsi undi kubitugo n'abantu bangana nk'uko mungana. Sometimes numva ndushye, sometimes hari ubwo ndeba imbere n'inyuma hirya no hino nkabona nta yindi ntambwe nsigaranye, ariko nkanezezwa nuko gusa Imana yandebye ikambonamo izo mbaraga n'ubushobozi ikambashisha no kubikora mu myaka 4 gusa maze ntangiye iyi platform. Maze imyaka irenga 4 ntangiye inama y'umunsi of course, ariko iyi platform iyi YouTube channel yanjye bwite nyimaranye imyaka 4. Okay, so mu myaka 4 gusa kuba dukuze bingana nkuko tungana uyu munsi, it's something for me. Ibyo ubwabyo bintera imbaraga. Listen, nubwo wowe ubwawe uri gusubira inyuma nkubwije ukuri kujya imbere. Yes, things are falling apart around you, I know, ariko byose bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ku bantu baba barageze mu ndege, iyo uhagurutse ukajya nk'inyuma gukoresha bathroom, gukoresha toilette mu ndege, umuntu uri kukureba, umuntu muri kumwe mu ndege ashobora kubona uri gusubira inyuma. Question, mu by'ukuri uri gusubira inyuma? No, biba bisa nkaho uri gusubira inyuma ariko nyamara uri kujya imbere, kuko indege yigutwaye iracyakomeza, iracyamuvinga, ntihagaze, iracyakomeje kugenda. Uku rero sometimes niko amaso yacu adushuka, kuko ubuze akazi, kuko bakwimya admission, kuko ubuze visa, kuko loan wari witeguye ko igomba guturning around your business, banki guhakaniye, kuko upfushije, kuko bigenze gutya na gutya, ukibwira kuri gusubira inyuma, ariko mu by'ukuri umuntu ntabashije kubirebera kure yabasha kubona ko ibyo byose biri kukubaho bigenda bikwigeza imbere umunsi ku munsi, bikwegereza destiny yawe, bikwegereza vision yawe, bikwegereza indoto zawe. Kubuguye mu cyaha cy'ubusambanyi ntibiguca intege, ntibitumurekeraho gusenga. God is not done with you. Mubwije ukuri ko it depends on how you look at it. Okay, icyo cyaha gishobora kukwigiza kure y'Imana kurushaho, cyangwa se kikakwegereza hafi y'Imana even more. In fact, I liked how someone put it together that perhaps a sin that makes you humble is better than a good deed that makes you judgmental. Ooh, that's beautiful right there. Nakunze uburyo uyu muntu yabivuze ngo icyaha ukoze cyangwa se uguyemo kikakugira hambo, kikagucisha bugufi, kiruta igikorwa icyo ari cyo cyose cyiza cyo gukiranuka wakora cyatuma ukomeza gucira abandi manza. Isn't that beautiful? Urumva ubwenge, urumva ubwiza buri muri ayo magambo. Are you learning, my people? Don't focus on pain. Witinda kugahinda kukababaro kuri icyo kintu kibi utagishaka kwibuka ukundi. Focus on the goodness of God. Something happens to you when you focus on the goodness of God. It has such a therapeutic effect. Nutoza amaso yawe kubona no kurobanura ibyiza mu bibi, bizarinda umutima wawe akababaro katari ngombwa. Believe me. Focusing on the goodness of God, it can heal you from pain. Watekerezaga ko iyo promotion yari yawe mu kazi none hawundi? Yes, babara, kuko at the end of the day we are human beings, turi abantu. Ariko don't dwell on that. Wibitindaho. Ukoze wrong move, uhombye amafaranga atagira ingano. Yes, be sad for a few minutes, okay? Be sad and move on. Erega subwa mbere wahomba. Subwa mbere umuntu yakubabaza mu rukundo. Wikomeza kubika inzigo n'urwango mu mutima wawe. Wikomeza kwikorera uwo mutwaro ku bitugu byawe hejuru y'abantu badashobora guhinduka. Wikomeza kwikorera ubwo buremere bw'umubabaro n'ibikomere baguteye, kuko ni nko kunywa uburozi ugategereza ko mugenzi wawe ari gupfa. Men will always be men, my friend. People will always be people. Ubuzima bwawe bwaba bushaririye kose aka kanya, uko ibintu byaba byifasha aka kanya, byanze bikunze hari ikintu kimwe cyangwa se bibiri byiza Imana yaba yarakoze mu buzima bwawe. Am I right on that? Yes, there is something right that God has done for you in your life. Listen, count your blessings, okay? Count your blessings. Igakubara imigisha yawe, igakubara imigisha ufite. Igakubara imigisha ufite kuruta kubara ibitagenda neza mu buzima bwawe. Kuko sometimes ubona ubunini bw'umugisha wari ufite ari uko umaze kuwutakaza. Sometimes bidusaba kubanza gutakaza ikintu mbere yuko tumenya agaciro cyari gifite. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Listen, science itwigisha ko focus is creating a feelings. Even ntabwo wari ubizi, I'm telling you. Icyo focusinzeho gishobora guhindura mood yawe, gishobora guhindura feelings zawe uko wiyumvaga.
ushobora kugira umunsi muremure, umunsi mubi, ariko wagera mu rugo ugahitamo kujya muri douche ukoga amazi yawe ashyushye, ugafata snacks kawe, ugachuzinga a good movie kuri Netflix, ukareba ukinjoyinga, isaha yagera ukajya kuryama, ejo n'umunsi mushya ugatangira fresh again. Cyangwa se ugahitamo gutaha ugahamagara abahisi n'abagenzi bose ukababwira ibyakubayeho. Which one would you choose? Ushobora gucuzinga kwinjira mu kazi ugasuhuza buri wese umusekera, yewe n'ababandi uzi neza ko batagukunda habe na gato. Listen, every time you rejoice in the eyes of the enemy, you heap up a call on them. You heap up a call on them. Believe me, iyo wishimye mu maso y'abantu batakwifuriza ibyiza, ni nko kubashyira ikara ryaka ku mutwe. Listen, ahazaza hawe hari mu biganza byawe n'iby'Imana. Ubuzima buri hard already, ubuzima burakomeye bihagije. Kurakara no gukunja isura buri munsi ntacyo bihindura. Maze gukura namenye ko burya hari amarira atari ngombwa. Si buri kantu kose kakagombye kukuriza. Ngo credit no, ngiye sinabishobora. I'm so emotional. Is it being emotional or being mature? Hari amarira atari ngombwa, I'm telling you. Jya mu rugo ushima Imana kubyo yakoze, uyiringire no kubiri imbere.